uribuka cyagiye tureba n'icyo dufata agacupa sha ndibuka nagira ngo nkubwire ko ibintu byaciyemo umutima wabonye umuti warawubonye ntuzongere n'undi munsi bari bari umusore wawe ndamureka basi umva uzamureka no sheri uyu mwanya se uragiye kwe none ugomba gusubira ku ishuri ahubwo nyine nabisubira kwitegura ngo gusubira ku ishuri oya rwose ubusubu ku ishuri kweri iki gihe tumaranye icyumweru kimwe cyonyine uzabona ngo ubufasha nawe nta kintu ndi wa muri no minsi abangaba ni babandi bagenda bafunguza nari muremeye muhaye igitoki nyine urabona ko muhaye ingogo yose umugore wanjye ko mugorera byose nkakujya naho ushaka ibyo ukora byose biranyura ariko harabona ibyishimo birari bagenda kuniga mba numva arigeze nk'ubu ngubu ahubwo uva mu mabuye uwavuye ahubwo usibye uba wigira ni ibiki ibanga riri kukuniga se ndeke kurimira se mbwira ndeke kurimira noneho ndiruke dore nubunywa uko mbikubwiye mu byo nkubwiye uri bunyweshe mu minsi mike ni iminsi ngahe 3 uraba ukora hafi saa mwiriwe safa karibu kijya tumeze mute ubundi se hano uko hari agatelefone tubashaka turakabona nta kibazo wambwira tukarebamo zose zirahari nta kibazo nyine nashakaga agatelefone ka Camon 16 Camon 16 sha rero iyo ngiyo yari ihari umukiriya yitwaye mu kanya niyo yonyine nari nsigaranye usanze nari ndimo nandika ibintu mfitemo hano nsanga nazo ngomba kuzizana ariko ejo kuwa mbere rwose nimugoroba uje wayibona cyane kiriya ayo serious ubise baby tugenze gute shande babona hanze uyu ameze hano neza ndetse hano ni habi bya ni karibu rwose ejo uzagaruke rwose uzasanga gahari kandi ku giciro cyiza cyane for sure nzasanga rwose ndabikwijeje kandi nta kibazo tuzaziyasanga mutaziyasanga nawe oya rwose zabihari ndabizi neza genda bizi neza zabihari baby twigende cyane reka tugende ugana ibi gahunda ne byari ejo nimugoroba rwose karibu papa reka telefone umwana hano telefone ko tuzifitera telefone turazifite ni karibu rwose iyo uhitamo ushime tuvugane tifure bitese tamuka vuba amakuru ko mbona se uje wikoreye imizigo wambaye n'inifomo hanyuma ni amahoro kubanje mfite kino gitoki nari nje mvuye ku ishuri banyuka amafaranga y'ishuri range ngeze mu rugo mama arambwira nyine ngo nze muzane kantu ndebe ko wagiye icyo muri hanyuma se mama akubwira ngo unzanire kino gitoki ngo nuko arakubwira ngo ujya kurira mukuru wawe mu mujyi ngo umushyire iki gitoki kibe agakingirizo ko kugira ngo
umubwira ibibazo by'amafaranga se hitamo agatelefone keza ngaho ariko ntabwo telefone nkugura ariyo kuba uri kumwe nayo mu kiruhuko nugenda uzayisigana mwakazamura tukareba aka ya iyi rero ni Camon 15 yes hanyuma ifite igihe kingana cyenda n'uburambe iyi telefone ni nziza cyane noneho ifoto yayo ifoto irafotora ukagira ngo ni kamera isanzwe ya yindi noneho ufotora ya iyi telefone ndayikuvundije rwose ikindi kandi ndaguhagarana y'umwaka niramuka igize ikibazo mbere y'umwaka uzayigarure tuzaguhindura iri ku yede igiciro iyi ngiyi ubu ngubu igeze ku giciro cy'ibihumbi 155 oya ntabwo ari menshi papa ahubwo muri iyi minsi zaramanutse ni ukuri pe iyi telefone ni nziza papa ndayigukundishije cyane rwose kandi umwana azabikora 90 se ntabwo yaba ari make cyane nta nubwo ari ku kiranguzo tuyirangurira ayo nkubwiye niyo yanjye ndamwongereye 10 oya papa ayo nkubwiye niyo yanjye ubu nanze kwirwa mpera hejuru ariko nkubwira ya nyuma kugira ngo tugure sinzi impamvu nanjye mbonye mva ku ishuri namuga kwanyega amafaranga y'ishuri ambwira ngo nse murebe naje mbona n'iki gitoki nikuzanira nari ndakubaza igitoki twebwe mu mujyi mukeka yuko tuba twarabuze icyo kurya ntabwo tuba twarayibuze ariko iyo mbwiye rero hari ikintu cy'inanga nk'abwiye ngo ngenda ngo mu mujyi ngo ujye kureba mukuru wawe bagwa amafaranga mu mujyi twirirwa duhiga twarasaze twarazubaye waragize kuza akakubwira ngo fata urugendo ngo ufate isafari ngo ujye kureba mukuru wawe bagwa amafaranga nta mafaranga ndiho ndi mu bihe bibi yewe byinongeye ndi mu gihe cy'amafaranga nta mafaranga ndiho ubu tuvugana nta kintu ndiho nushaka bitakugoye utanikeresha wongere ufate igitoki cyawe ndagukorera hanyuma subira mu rugo mubwire ko nta kintu ndiho niba n'icyo gitoki aricyo yari yitwaje ari urwitwazo hanyuma ubwishuri ndabiva none njye mubwire ngo kigende ujye kureba umubyeyi wawe nkuko nanjye narakuze maze gukuranza mu mujye guhiga none kuba nararihiga ntibiracamo nibimara gucamo nanjye hari icyo nzajya ngufasha ariko muri aka kanya nta kintu ndiho kandi wari usanzwe ufite urugendo rwo kujyamo hari inama ngiye kujyamo bibaye byiza wahita ufata urugendo rwawe ukongera ugasubira mu rugo amasaha akaranagenda nta n'ayo mafaranga mfite ngo nguhagatiye ubuso bikagenda icyo nakubwira ni kimwe ni uko nta mafaranga mfite nose nkubwira icyerekezo mu mujyi twirirwa duhiga byaraze n'igitoki gisubize rwose niba wari urwitwazo rwo kugira ngo umbaze amafaranga reka nguhe ahubwo uko byagenda kose ibikoresho byayo ni ibingibi ngo iyo telefone kandi si ukukubeshya uyu mwana si umunyeshuri interinete yako irihuta amasomo yose azajya akurikirana kuri interinete cyane rwose iyi telefone umva icyo nzi cyo uzaza ukambwira bose uzaza umbwire rwose iyi telefone yawe cyo kora abantu bose bagiye bazigura hano arambwiye ati kabisa izi ni telefone cyane kabisa uzakoresha neza ni muri vakansi gusa uzajya uyigera hari uko uvuye ku ishuri kere niba yose aruzuye sawa murakoze sawa papa murakoze cyane sawa urugendo rwiza Niki nakora ese mugore wanjye
ko nkugurira byose nkakujyana aho ushaka ibyo ukora byose biranyura ariko harabura ibyishimo by'urugo uzabona ngo ubufasha nabo nta kintu ndi wa muri no minsi aba ngaba ni babandi bagenda basabiriza nyine dore ndamuremeye imari cyose sawa ugira urugendo rwiza ngare urankunda se urabona biriya atari byiza iyo wicaye hano uri kureba wenyine uba wumva ari sawa nkuko turi kumwe oya yego kureba bari abantu bari gutwika wabikunze cyane nase wowe na mama iyo muri kumwe uba wisanzuye gutya mama nera irungu hajya ajya kuryama nkasigara njyenyine rwose yagiye he rwose saba ari mu kazi tumubwira nyine aze mufatanye kureba sibyo mama bambwiye ngo agende gukora imirimo haka ibyanyu ni ukuramukira kuri televiziyo ako mama uragira ngo tube dukora iki ntabwo uzi yuko iyo umuntu agiye mu kiruhuko afata n'amakaye agasubiramo ako mama nta nubwo uzi ko mba mumbatira televiziyo rega ku ishuri ntabwo bayitwereka uzajya ureba ariko unanyuzemo usubire mu masomo sibyo nzajya niga ariko nanarebe televiziyo cyane ko uri mu wa gatanu ugomba kwiga cyane mba muri gutonda mwatereye inzu imeze bite oya nta kibazo papa na nta turimo turaganira ndaganiriza abana nta kibazo rwose ako ngewe ikibazo mfite papa wahora wiga utanareba ngo uruhuge ubwonko niko kureba televiziyo rero ntabwo ari cyo kiri imbere niba uje mu kiruhuko umwanya ubonye bajya bavuga ngo akanya umwanya iyo uhuze urawiba ugomba gusubira mu masomo wize ukareba ko amanota wabonye muri iki kiruhuko ujemo yazajya hejuru nawe kureba televiziyo ntabwo ari ikibazo cyane gusa ariko nayo igira amasaha yayo sibyo baju yego papa nzagerageza erega mama mba nkumbuye na sister wanjye erega nanjye simba mperuka kureba televiziyo yego mwana wanjye ntabwo nanjye nanze ko mwisanzura ariko mbashaka ko mukurikirana amasomo yanyu mukazatsinda sibyo baje ku ishuri bimeze neza yego byagenze neza wagize amanota angahe 70 yose yego mba rero nkubwire mugire inama ngo y'impanuro n'umukobwa wanjye mukuru sibyo ndagusaba ikintu kimwe ikintu bita abasore ukirinde nicyo kirangaza cya mbere kiriho ku bakobwa ajyana kugushukashuka n'iki agagushukisha utuntu ugasanga niba usubiye ku ishuri y'amanota wagize mu gihembwe cya mbere si ubonye ndagusaba rero kwita ku masomo usubira mu byo wize sibyo yego nzagera gusa ugiye mukuba ibyo ntabwo bitureba birandasugira amaso ariko wenda nabonye byinshi byo biranangaje ese mbega ataye nuko asa bwo turi kujya ushobora kuba ungana gutya ariko utazi gutanga keya urumva keya ni ukugenda ntizasayize ubwo se urabona bikubereye ariko ubundi mfite nawe uraza unzamuraho igati Ala mwiriwe amakuru ni meza nundi nayo ndi kumwe n'abantu gato ariko reka ngere hanze gato meze neza reka tuvugane by'umwihariko niba unkeneye cyane nishimye ariko ko wabonye sisiteri wawe
ni ibanga se ku buryo utambwira baraha cyangwa niherereho gato bajo ubonye ko murumuna wanjye akoze okay sawa reka nze nanjye nari mukumbuye nukuri twari tugukumbuye cyane komeza ugume kuri telefone tuvugane ntakundi mfike nanjye icyo dupfura kiza ariko ntabwo nkwiye kukikureka reka ntabwo ariko ubundi nkawe uba ubona Simone akubera ahubwo se murabera Simone nyine icyo utumva ni Simone wari umva nkubwire nuko ntuzanyinisha n'undi musi ubwo baranakibwaye ntabwo mukikaga uranyumva ntabwo kubita ukanyibagirwa uri kuvuga nk'injereri ziri mu mwuga icyo nkubwiye cyukuye no kumenya Silivopre ugomba gushyira hasi Simone nta nubwo muberanye nanagukubita wowe nkagukubita ukanyibagirwa ndakukumva natazi ibyo mfite nawe utazi ibyo ufite niba utazi gutanga keya ntabwo ari njye wabizira yewe mwiriwe mu kazi bimeze bite se karimo karagenda neza za lisite ejo nayo naguhaye warazohereje yego ndi jyenyine nta kibazo yego sha ndibuka umuti warawubonye sha iyo ni inkuru nziza igezeho kabisa yego 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 kugira ngo ambwire yuko iyo muti yawubonye noneho mu mwanya ndagira ngo mu gace 20 arageze ahuzanye yego wowe uje kuzamuka hafi n'ikigo nacyo kigo cy'amashuri kiri haruguru yego tuze guhura umuti w'ubuhe sha yabana nubwo nari ndi mu kazi kenshi ariko ngiye kuba mpagaritsemo kamwe ubundi nze tuhahurire nta kibazo ubundi gufata ubugare n'ubugore nuko uri bukoresha nta kibazo kabisa nta kibazo ndashimye kandi ibyinshi turabivuganaho mpageze nta kibazo ibyinshi birenze nagukubita wowe nagukubita ukanyibagirwa urumva ntuzongere n'undi musi umva niba ari umusore wawe ndamureka basi umva uzamureka n'undi musi njyewe bise kandi ni ibiki umva ndamureka basi abakobwa bataye umuco ibi bisa n'ibiki ubu basige barwana ndamureka musige murapfiki wabivuze oya mu murapfiki turapfiki si undi nkawe uje wivanga mu bintu abakobwa b'iki gihe mwataye umuco iyo mubona muhagarara hano mukarwana mu muhanda mupfuye iki ndakwiyamye nazi twanga turapfiki si undi birakureba oya mujye mugira umuco nta mukobwa urwana mu muhanda gusa aya masaha ni sanga murarwana oya hafi nuko ujya kudukiza oya hafi uzi ko wamukubita baracyane nawe nawe utarebye neza nagukubita wambye ntabwo wankubita basi mbabarira ariko nawe umureke umeze sawa ni kukubona umuteguro nyine ariko ni karibu dore iwanjye n'abantu ni karibu rero urisanga ya nyubako nakubwiraga dore ubu ngubu ni iyi byamaze gucamo ashiri nyine nayibonye pe ni neza nta kibazo handi sawa bimeze gute shaka se mubwira ngo bimeze bite wowe se natari sawa nta kintu Imana ngiyeho gusa ntabwo natuza ntarakubona gusa nyine numvaga nshaka kuzagutungana umugore surprise nkwereka igikorwa gifatika buriya njyewe mba ntuje ariko akazi kanjye mba nshaka kugakora bucece nta muntu uri kumenya ibyanditse nta umenye ikijyambere kuri njye usibye nkawe mvuze ngo ni wowe namaze gucuzinga namaze guhitamo avuga ngo nkwereke igikorwa cyawe ahaguruka buriya yanakwica ahaguruka witahire komeza ugende nawe nagende yajya mbese kwasa ndi asagenda yego
urakoze cyane nawe nari bizi ko utabura kuhishimira ya mu kazi biragenda gake ariko nta n'ikibazo usibye ko covid yabaye ikibazo ariko ubundi ibindi byose iyo bamaze kubahiriza amabwiriza nta cyatuma akazi karakorwa kandi neza no kubahiriza ibisabwa na minisiteri y'ubuzima wowe se ariko mwebwe itabashije kuhagera rero ndaje kanseri n'umugari kabibanda ajye kugushakira ikintu akwakiza mu muhanda mutume ku muhanda dore harashize imyaka n'imyaka n'agoboka umusura birambuye ntabwo uri buze umbika nanjye nyine nahoraga nyine nibaza igihe n'umunsi ariko do igihe kirageze nyine iki cyari cyo gihe nanjye bafite stress nyinshi cyane z'akazi abona ugize amahirwe iyo mufata izo sayizi nuko yagukije nari kuzishwanya cyane ko kameze hanyuma sheri tugiyemo urangiki yoherwa rero sheri ahantu harakunze kabisa nanjye rero nyine byantwaye imyaka n'imyaka kugira ngo bipfa kwizana tuba twarakoze bisaba gukora kandi nanone nta cyatuma udakora kugira ngo ugere kuri wifuza cyane ko iyo wamaze gukora nawe ukeneye ibyiza mu byiza rero mba nkeneye harimo n'ibi byiza nko kuba naba nicaye muri salo yanjye ngufite hanyuma rero reka tuzamuke njye kugushopingira hanyuma ibindi byose turabikora neza ndabizi ko uyu munsi ugomba igitego kimwe cyose kiraza kugenda neza nta kintu ushobora kuza kunyifuza mu kigo sure usisi aracyaryamye cyangwa kubusisi haka umunaga abanyumvara aya masaha nisanga ari gubusi ukiryamye dore mbese Mabuja isaha sigira ngo hariyo ngira soni niki cyatumye uryamira bigeze amasaha Mabuja ntabwo naryamye ari njye nkanereka byatewe n'iki Mabuja buriya mfite ikibazo pe n'ukuri kw'Imana mfite ikibazo Mabuja ufite igihe kibazo Mabuja ntabwo ndwaye ariko mfite ikibazo kiruta kurwara ikihe kibazo ase Mabuja buriya uzibanga mbitse mba numva arigeze nk'ubu ngubu ahubwo uva mu Mabuja uwavuye ariko ubusibye uba wigira ni ibiki ibanga riri kukuniga se ndeke kurimira se mbwira ndeke kurimira noneho ndiruke umva rw'ubusi ubwo mbwira twumvikane nimba ari byo uri kwitwaza urumva niki naguha kugira ngo bikiryo ase ubu ngubu ugomba kurimira niko twasezeranye Mabuja se twumvikanye se nyine kubera ko twumvikanye ngaho mbabarira basi ugenda untekera agacyayi kumva manze numve ko wenda nariki ukuri kw'Imana ameze nabi Mabuja meze nabi rwose buriya
mabuja n'ubundi se ko nari nizeye ahubwo mabuja kugiye se kandi numvaga nshaka ko unzanira n'agacupa nkarimirisha ni ukuri kw'Imana ntabwo mba nkaheruka mabuja hari ubusi nta nzoga waranyweye none se ubu ngubu inzoga mperuka ku mugoroba urumva ubu ariko ni ukugira ngo ndimanuze mabuja ni ukugira ngo ndimanuze Sheri uyu mwanya se uragiye kwe none ngomba gusubira ku ishuri ahubwo nyine nabisoje kwitegura ngo gusubira ku ishuri oya rwose ubu se ubu ku ishuri kweri iki gihe tumaranye icyumweru kimwe cyonyine esha babe tekereza igihe maze aha ngaha ku ishuri navuye mvuze ngo iki ibuka Baju karami mama Baju nimutunganye icyayi sibyo mubikore vuba vuba mwoze ibyombo mukorope mufatanye mugere vuba vuba sibyo yego nta kibazo mama nagiye kwa muganga none reba igihe cyose maze aha ngaha Sheri buriya ndakwingiza sibyo umva nyine ihangane ku ishuri jewe ndi umukire sibyo ubu ngubu no kuba turi kumwe uri kwiga ku ishuri se ubu nderega mu mafaranga se ko iyo ni imitoma idafashije reka nsubire ku ishuri oya Sheri sibyo ntabwo nabyumva ngomba gusubira ku ishuri oya nukuri reka jya umenya yuko sibyo jyewe iyo ndi iruhande sibyo umutima uraruhuka naba nakubonye umutima ugahaba rwose kuri njyewe uri ikibasumba nukuri reka n'ubu uri kwiga nta kibazo sibyo ntabwo ziri kumfata ngomba gusubira ku ishuri urabona nzavuga ikintu atarahagera se ko ngomba kumuca inyuma tu urubuto Adamu yariye nawe akaharuzira uze ngende iki nanjye ngomba kuruzira ahubwo reka nimeze neza nze nkumuhe nashaka sibundi gataraza nashaka azanapfe mwegukana uriya mukaritazi Sheri nta kibazo noneho nimba ari kubyifuza nahise nagirana nyine ubyije nyine uremera urabizi yuko nyine umukunzi ntacyo warenza nzagaruka ikindi gihe yego nta kibazo rero sibyo urakoze ngaho tugenda ngo yerekeze manza witegura se wamerekeza weze uko ye baba erega buriya rukundo erega ari na rubi buriya narenze uko nambaye naho nanyemeje reka ngire vuba sibyo ngaho rero nawe utunganye kubuza ebana ndabuzanye byibuza ndebe ko ejo nagira ijambo mu umwe birasaba kondisiyo konsistensi kandi we tuza gusa nanjye ni umuntu wumpaye ebana n'umuvuza aravura mbese uko byagenda kose ndakwizeye ebana aravura wowe gusa umva uburyo rero uri kumva banza ntega amatwi aza kunywa nabi unyobwa muri ji mu gikoma cyangwa mu cyayi turumvikana ndabyumva uri urabyumva inzoga wapi ahubwo se wawe umwe ugomba no kunywa inzoga ugende ushake iyo ji nutayibona uwushyire mu gikoma nutakibona ushyire mu cyayi urumva ni mu gitondo saa sita na nimugoroba mu cyayi gusa inzoga ntabwo bishoboka oya ntawe akose inzoga zawe bundi iyo mitobe se mukabya uremera ubundi umuturasharira okay igikuru no kuwuzanya ahubwo ngirira vuba ndebe ko najya gucanga irange ndebe ko ejo nagira ijambo mu rugo uretse
se ko wagira ngo ufite imitongero niko bigenda wagize ngo ni ugupfa kubinywa bimwe byawe rero ugenda unywe byinshi none urebe icyo ndumva umuti wawe ufite imitongero sawa nyine ukomeza kungwa nabi rwose sava ndeze tusi biracamo ariko urawizeye neza dore nubunywa uko mbikubwiye mu byo nkubwiye uri bunyweshe mu minsi mike ni iminsi ngahe 3 uraba ukora hafi saha ahubwo uzagira dekora beshya akira aho nakubwiye ko ntakintu uzambura nibiramuka biciye wibuke aho kuri ukoresha ikintu wumva uzakenera uzambaze sawa wegenda ntacyo turi kumwe subira mu kazi kawe sawa ufitiye urugwiro niki nakora ese mugore wanjye ko nkugorera byose nkakujya naho ushaka ibyo ukora byose biranyura ariko harabura ibyishimo by'urugo ibintu byose ariko ntacyo boss yankoreye umuti ngaka naza kukihirirwa uyu munsi noneho ni bwa ndasinze hari ibindi byombo nibagiwe hanyuma bino bintu amaze gufata kuri ya bintu cyangwa na bito byose hamwe ndashaka kumenya ngo kimwe nuko akiri gushaka muri kariya hanyuma ubwo bino amaze kuzana bibagaza gukira kangahe ni mu gupfunyikira se ariko hano hantu nahakunze cyane ajya hano hantu bahita hano ni kuri ishenge yaba inshuti zanjye yaba abavane banjye zari barangira ku ishingiro ikoze cyane akunze serivisi yanyu ewa ntabwo bitinze Mama Nana karame papa Nana umva mubwire yego mugabo muzi ntazi ukuntu meze niko imbavu iki tumva ndi kubabara rwose wabaye iki se mugabo nkunda madamu wanjye rero sinzi ikibazo mpuye nacyo kuko ndumva ndi kubabara ahangaha gusa ariko hari umuntu mbitekerereje ampa umuti ahubwo wamfasha ukareba ikintu wumvangiramo ndumva meze nabi uri hese uwo muti ngo tuwutunganye nyabu n'umwe vuba utagira ikibazo umuti ndawufite mpereza zana rwose ndawufite rwose zana mbabarira ariko ngirira abantu uwo muntu waguhaye umuti urawizeye neza ndawizeye ambwira ko n'uwo muntu uramwizera sheri ndamwizera ambwira ko ngabaniriza ubu aramenya atambekura ndimo ndababara hose kangira vuba yambwiye ko bungabaniriza uburibwe girira ko bari ko namanze nawe
umuturakazi umuti ndi kubona ubira gutya ko nta kibazo uri butere umugabo wanjye uri umuti n'ukazi papa nana nawe ino dore nabitunganyije ngwino rwose ugire vuba urebe ko wakira nyawe meze nabi sinzi ibintu binjye rwose ese ngo noneho akira kagutomera vuba vuba kagutomera murakoze cyane bimeze bite papa nana urumva ni kigenda bakakanya nta kintu byatanga reka dutegereze turebe ariko harimo harya we ihangane nk'iminota mike yo biraje bikore reka dutegereze turebe ibibazo biri kwa mu rugo ihangane uraje umere neza sinzi ikibazo kabanje gakomeje kubona ihangane ujye kuryama se basi kuryama nibwo wumva umeze neza Mama ndumva biri kwanga birimo biranga pe genda biri kuryama nyine ngiye kuba ndyamye ndebe ko byakoroha byibuze ndumva bimeze nabi data we ihangane ujye kuryama mama nana ko bikomeje kwanga wumva iki koko ujye kuryama ryamuromera neza ndumva byanze pe data we ibi ni ibiki koko bimbayeho data ese mugore wanjye ko nkugorera byose nkakujya naho ushaka ibyo ukora byose biranyura ariko harabura ibyishimo